Kubera iterambere ryiyongera ku ikoranabuhanga no muri tekinoloji ku isi, iri terambere rizana ibintu byiza rikihutisha amajyambere, ariko rizana n'ibigira ingaruka ku mibiri y'abantu ariko badashobora kumenya ingaruka mbi bashobora guhura nazo muri ibyo bita iterambere. Iri terambere ryatumye ibikoresho byinshi by'itumanaho, yaba telefoni igendanwa cyangwa se mudasobwa, ziba zifite interineti zishyirwamo amafoto n'amafilimi y'urukozasoni. Kuri ibi iki gitumanaho gikoreshwa n'abantu, aho ushobora kubona izo videwo ku buntu cyangwa se n'abazishyirisha ku bikoresho byabo, yaba za telefoni cyangwa se mudasobwa, bakazibona ku giciro gihendutse. Raporo yasohoye mu cyegeranyo cy'umwe mu miryango itegamiye kuri leta witwa Internet Filter Review mu mwaka wa 2006 muri Amerika, yerekanye ko buri segonda amadolari y'Amerika 376 akoreshwa mu kureba amafilimi y'urukozasoni kuri internet. Iyi raporo yavugaga ko abantu basaga 28,000 bakoresha umurongo wa internet ku isi buri segonda baba bareba ayo mafilimi azwi nka pornography, kandi ngo mu minota 39 video nshyashya ya pornography ibikozwe muri Amerika. Kubera iyo mpamvu, amavideo ya filimi za pornography aza ku mwanya wa gatatu mu kwinjiriza bamwe mu baherwe b'isaka yabo k'amafaranga nyuma y'ibiyobyabwenge ndetse n'urusimbi. Ayo mafilimi kubera ko akenshi arebwa mu ibanga, ubu cyabaye ikintu gikunzwe n'abagabo, abagore, ariko cyane cyane urubyiruko. Iyo bareba ayo mafilimi, abenshi intego nyamukuru baba bashaka kunezeza imibiri yabo no kwiga zimwe mu njyana abo bakinnyi baba bakoresha zijyanye n'ubusambanyi, ngo nabo bazikoreshe haba mu ngo cyangwa se n'ahandi, dore ko bakina ayo mafilimi baba bazi injyana nyinshi bitoje mu gukina ayo mafilimi. Dore zimwe mu ngaruka zo kureba filimi za pornography. Ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu bijyanye na siyansi bwerekanye ko kubera kureba ayo mafilimi igihe kirekire ku bantu, byateye kwiyongera ku ngaruka mbi ku buzima bw'imibanire ndetse y'abashakanye. Ibi bigatumwa na zimwe mu ngo zisenyuka kubera ko ayo mafilimi atahozeho, ubu abayareba bashaka kujya gushyira mu bikorwa ibyo barebye, yaba umugore cyangwa umugabo. Umwe mu barebye ayo mafilimi aba ashaka gukora cyangwa se gukorerwa ibyo aba yabonye, byananirana imiryango igatandukana. Mu myaka 15 ishize kuva ayo mafilimi atangiye gukwirakwizwa, nta wari uzi ko hari ingaruka zizaterwa no kureba ayo mafilimi, ariko haje kugaragara ko bigira ingaruka ku buzima, ku bwenge, ku mikorere y'ubwonko, nuko bihindura umuntu akaba yaba imbata yabyo nk'ukoreshwa n'ibiyobyabwenge. Mu gihe gisaga imyaka 10 ishize, Dr. Judith Gallant-Reisman, umushakashatsi mu ishuri rikuru rya Liberty muri Amerika, izi filimi yaziyibye izina rya erototoxin, ashaka gusobanura ko zifite ubushobozi bwo kwangiza ubwonko bw'umuntu uzireba mu gihe kirekire. Dr. Reisman yongeye ko bwa bushake umuntu agira areba icyo gikorwa bitera kuvubura kw'imisemburo ku bwinshi mu mubiri, bigatuma agira ubushake, ndetse ubwo bushake bukaba burenze urugero. Ibi nabyo bikaba bigira ingaruka mbi ku bwonko. Ati kubera ko kwangirika kw'ibitekerezo bizanwa n'ibyo bintu, abantu benshi ku isi batakaza umwanya bareba ayo mafilimi kurusha ibindi bintu byose birebwa. Ubundi bushakashatsi bwakozwe n'uwitwa Terry Fisher na bagenzi be mu ishuri rikuru rya Ohio muri Amerika, bakabisohora mu mwaka wa 2012 mu kinyamakuru cyandikwa ku bushakashatsi ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, Journal of Sexual Research. Bagaragaje ko abagabo benshi muri iyi minsi batekereza ku bijyanye no gukora imibonano mpuzabitsina inshuro 19% buri munsi, naho abagore bakaba batekereza gukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina inshuro 10 ku munsi. Ubundi bushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2008 bugahabwa inyito ya Generation XXX. Abo bashakashatsi berekanye ko abarenze 1/2 cy'abanyeshuri b'urubyiruko muri Amerika bizera ko kureba pornography ari ikintu cyemewe mu muco wabo, kandi ubwo bushakashatsi bwerekanye ko abahungu 9 mu 10 bareba porno, naho umukobwa umwe muri 3 akaba areba pornography. Ibi bikaba biba buri munsi. Mu gihugu cy'Ubwongereza, ubushakashatsi bwakozwe mu ishuri rikuru rya East London bwerekanye ko 97% by'abahungu na 80% by'abakobwa bari hagati y'imyaka 16 na 20 bareba pornography, kandi raporo igaragaza ko muri 25 b'urubyiruko muri icyo gihugu umwe aba yarabaye imbata y'ubusambanyi. Ese muri Afurika bihagaze bite? Ni byoroshye kumenya imibare y'abareba ayo mafilimi mu bihugu bya Afurika, ariko naho si shyashya, kubera amwe mu mategeko agendanye n'umuco nyafurika abaza kureba izo filimi z'urukozasoni biragoye kumenya icyegeranyo. Ariko naho bimaze kuba bibi cyane muri iyi myaka, aho haza internet kuri telefoni ndetse no ku makompiyuta. Kubera iyo mpamvu usanga ibigo byinshi bishyiraho uburyo bwa gihanga bubuza izo filimi kuba zarebererwa mu kazi cyangwa se mu biro, ndetse no muri za cyber ugasangamo itangazo ribuza kureba izo filimi. Ese izindi ngaruka zigira ku muntu ureba ayo mafilimi ni izihe? Ku muntu watwawe no kureba izi filimi, usanga kenshi mu bitekerezo byatekereza ubusambanyi, bikaba byamuviramo no kunanirwa gukora inshingano ze ashinzwe mu kazi, kaba ko mu biro cyangwa se ibindi byagirira umuntu akamaro. Usibye no kunanirwa gukora akazi ke,
bimuviramo no gufata ku ngufu ndetse no guhohotera uwo bashakanye akaba yanafungwa. Dore ingaruka bigira ku bwonko. Ubundi bushakashatsi bwakozwe n'itsinda ry'abashakashatsi bo mu ishuri rikuru rya Cambridge bugasohoka mu kinyamakuru cyitwa Psychiatric Research, bwagaragaje ko ubwonko bw'umuntu wamenyereye kureba porno butanyurwa no kureba porno imwe cyangwa se indi filime, buba bushaka guhinduranya buri mwanya. Ibi bigatuma umuntu ahora ashakisha indi filime nshyashya kugira ngo ashimishe ubwonko bwe kuko buba bwarangiritse. Ubundi bushakashatsi bwakozwe na Dr. Valerie Von mu ishami ry'indwara zo mu mutwe mu ishuri rikuru rya Cambridge bwerekanye ko uwangijwe n'ibiyobyabwenge ku bwonko ntahataniye n'uwangijwe n'amafilimi y'ubusambanyi. Nk'uko unywa ibiyobyabwenge bitamworohera kubireka, ni nako ureba ayo mafilimi aba atoroheye no kuba yabicikaho. Dr. William Struthers, umuganga mu bijyanye n'ubumenyi, ari nawe wanditse igitabo cyitwa Wired of Intimacy: How Pornography Hijacks the Male Brain, nawe yanditse avuga ko akamenyero ko kureba izi filimi z'ubusambanyi zangiza igice cy'ubwonko cyitwa synglatex cortex. Ubundi akazi kacyo ari ugufasha umuntu kugira amahitamo. Iyo umuntu yangiritse rero nta mahitamo meza aba akigira. Bamwe mu bashakashatsi bavuga ko hamwe n'umunezero agira ureba iyo filimi, iyo abakina barangije nawe ahita arangiza. Ibi ngo bimutera ipfunwe akigaya ibyo yari arimo, kandi mu bwenge bwe akaba atifuza ko hagira umenya ko agira iyo ngeso mbi yo kureba izo filimi z'urukozasoni. Mu madini menshi iki gikorwa baracyamagana bakagifata nk'icyaha cy'ubusambanyi. Niyo mpamvu ufashwa areba iyo filimi yihanishwa nk'uwasambanye. Tekinoloji rero yazanye ibyiza kandi izana n'ibibi, cyane cyane ku rubyiruko rwishora mu kureba izo filimi. Ingaruka bashobora kwisanga bagize ingaruka mbi mu mibereho yabo ndetse no mu bwonko bwabo buba bwakangirika, bakaba bakishora nko mu busambanyi, bakaba bakuramo nka virusi itera sida ndetse n'izindi ndwara, cyangwa se ugasanga arundukiye muri ibyo abisimbuje ibikorwa nyirizina byakamuteje imbere. Ngibi byo wamenya ku ngaruka zo kureba pornography cyangwa se filimi z'ubusambanyi, nibyo twagarutse muri kino kiganiro. Niba utarakora subscribe mu gihe utayikoze, ukande like, usige comment, ukore na share nyinshi cyane, tujye tumara buri munsi ibindi biganiro byiza. Njye nitwa Charles Gahigana. Hasta la vista.